my friend, nizere yuko umeze neza. Uyu mwaka dutangiye, izi nkuri kubona imbere yawe, izi nka zanjye zigomba kwikuba kabiri, ndetse n'izi ntama. Aba n'abahungu banjye uri kubabona. Ni ukuvuga ngo intego mfite ni uko ubworozi bwanjye bugomba kwikuba kabiri. Byaba bizaca mu nzira z'uko nzazigura, byaba bizaca mu nzira y'uko zizabyara, ibyo byo aribo izihaga zizabyara ndabizi, ariko nuko zigomba kwikuba kabiri. My friend, rero ikintu kigiye gituma abantu batagera ku ntego zabo, akantu gakunda kubabaho, cyangwa se ikosa rikunda kubabaho, ntabwo bandika intego zabo ahantu. Abantu baba bafite intego zitanditse, bavuga ngo ibintu nzabikora, ariko iyo igihe kigeze umwaka ukazagera mu kwa gatandatu, wenda ukagera mu mezi angahe, baba baramaze kubyibagirwa. Ariko jya ugira intego zanditse, fata ya kayi yawe wandikemo intego z'ubwenge, intego zawe uzageraho, yaba mu buryo bwa siporo, yaba mu buryo bw'ubutunzi, yaba mu buryo bw'inshuti, bw'imibanire, yaba mu buryo bwa spiritual, nyine uburyo bw'umwuka, bwa nzajya ngiye gutera imbere muri ubu buryo. Intego zawe ni wowe uzizi, ariko ikintu nagusaba aka kanya, gerageza ufate ikayi wandike intego zawe, uzishyira ahantu zanditse, zibe ziri kiriya. Nihacamo icyumweru ujye ureba aho bigeze, nihacamo amezi 5 urebe ngo bigeze. Umwaka uzakubera mwiza kandi intego zawe uzazigeraho. Ciao ciao, umwaka mushya.